Njyewe Ndahiriwe Grace wambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo bigaragaza ko ngukunda kandi naguhisemo mu bahungu bose mu gihugu cyose mu isi urabaruta ntawe uzakundutira nzagukundira umuryango wawe nk'uko wakunze uwanjye nzakubaha ibindi byose Imana izabidufashemo njyewe mvugire Heritier iyi mpeta nkwambitse niyo rukundo niyo ubumwe niyo kuzuzanya tuzabana mu byose nzakubaha umuryango wawe n'uwanjye tuzabana muri byose ntacyo uzabura mpari ngifite kuko byose tubikesha Imana tuzabana mu byiza mu bibi twishimye kuko byose tuzabigenerwa n'Imana kandi dusabye Imana kugira ngo izabidufashemo. Thank you. Thank you. hanyuma Heritier na Grace bamaze kugera ku marembo aho bagiye kugurura irembo ry'urugo rwiza urwo rw'umugisha n'ibyishimo irembo ry'urugo batangiye bafatikanyije mu byishimo byinshi n'umunezero ati ubufatanye buzahora buri mu muryango wacu cyangwa mu rugo rwacu tuzafatikanya muri byose reka rero dufatikanye hanyuma twugurure iri rembo twinjire mu byishimo twasezeranye. Komite ndayishimira yose yakoze abaprotokolo bakoze babyumve i Kigali twagize protokolo nyinshi twagize abantu bararenga biburi iyo bikwirwa bakazajya gushaka intebe bakajya kugura cyane rwose uburyo abagororwa twabanye mu Rwanda abandi twabanye muri Kongo ndabashimira mpereye kubi Rwanda habaye dote muri Kenya bakoze ibikorwa bidasanzwe kandi Imana ibaho umugisha kubavukamo n'iby'agaciro gakomeye rwose turabyirata. Icya gatatu
ndashimira abanyabyinshi babyaye nyina wa data, urumva ko hari ahantu duhurira, urumva ko tubakomokamo bene uko. Nakunda kujayo kwa ba nyirarume wa data 30 akorera Somalia muri UN, ariko kumva ko atabura muri ubukwe ni ikintu gikomeye. Arashobora ati urabigenza gute? Ndahakandagira uko bigenda kose. Ndagushimiye n'ibikorwa mwakoze bihambaye, abantu bishuriye amatike y'indege batari bake. Imana iguhe umugisha, wakoze igikorwa gikomeye. You are loved. Thank you. Mependwa. Mependwa ya. Hiyo ni kweli. Alright. Hapo juu vizuri. Okay. Njyewe Ndahiriwe Grace mwambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, bigaragaza ko ngukunda kandi naguhisemo mu bahungu bose mu gihugu cyose mu isi. Urabaruta, ntawe uzakundutira. Nzagukundira umuryango wawe nk'uko wakunze uwanjye, nzakubaha. Ibindi byose Imana izabidufashemo. menshi cyane